Vuge n'akanwa kawe, bivuge n'amagambo yawe, biguhindukira isengesho. Ndagushimira mwami w'abami kubw'amaraso wamennye ku bwanjye. Amaraso yawe yampinduye kuba umwana wawe. Amaraso yawe yanyogeje bya byaha byinshi. Amaraso yawe naboneyemo gukira indwara. Mu maraso yawe narababariwe. Mu maraso yawe ndarinzwe. Mu maraso yawe ndashinganye. Mu maraso yawe umwanzi arambura. Mu maraso yawe imigambi y'ababiburirwamo. Mu maraso yawe atubera igisika kinini kidukingiriza. Amaraso yawe mwami Yesu, amaraso yawe atuma twemerwa. Iyo data yatubonyeho ikimenyetso cy'amaraso, aduha kwemerwa, aduha kwemerwa, aduha kwemerwa. Amaraso yawe mwami Yesu, amaraso yawe mwami w'abami, amaraso yawe ni ikimenyetso cy'ibyiza. Amaraso yawe kuri njyewe ni ikimenyetso cy'uko nta rubanza nzacirwaho, yuko ntateka ku bari muri Kristo Yesu. Amaraso yawe uyu mugoroba ni ikimenyetso gituma marayika urimbura atambuka, ni ikimenyetso gituma imyuka mibi itambuka, ni ikimenyetso gituma ibikorwa by'umwanzi bimbura. Amaraso yawe mwami Yesu, zamura ijwi ryawe, wongera uvuga amaraso ya Kristo ku buzima bwawe, wongera uvuga amaraso ya Kristo ku buzima bwawe, wongera ushima ayo maraso yamenetse, wongera ushima icyo gikorwa cyakozwe ku musaraba. Iyo hatsaba ibyo ntabwo twari kwemerwa. Nta mirimo myiza nari mfite, nta gikorwa gikwiriye, nta n'amafaranga, nta n'amaturo, ariko Yesu yamennye amaraso. None uyu munsi ndemewe, none uyu munsi ndashyitse, none uyu munsi ndashinganye, none uyu munsi meze nk'umwana w'Imana utarigeze akora icyaha namba. None uyu munsi data nyemera nk'uko yemera Kristo, ankunda nk'uko akunda Kristo. Ku bw'ayo maraso turagushimira amaraso yawe, turagushimira amaraso yawe, turagushimira amaraso avuga ibyiza, amaraso avuga imbabazi, adataka guhora nka Yabeli, amaraso avuga ibyiza, amaraso adukuraho urubanza rwose, amaraso atumaraho gukiranirwa kose, amaraso aduhanaguraho ibyaturegaga byose, iby'ukuri n'iby'ibinyoma, amaraso atwinjiza mu rubyaro rushya, amaraso atumaraho inkomoko mbi, amaraso atumaraho umwanda w'uburyo bwose twagendeyemo. Amaraso yawe mwami Yesu atuma bari muri Kristo Yesu badashobora gucirwaho iteka, atuma bari muri Kristo Yesu bagira itandukaniro, atuma bari muri Kristo Yesu bagira ikimenyetso cy'umwihariko. Isi y'umwijima ikakibona, isi y'umucyo ikakibona. Turagushimira ayo maraso mwami w'aba, turagushimira ayo maraso wamennye ku bwacu. Biraturutira ubundi butunzi bwose dushobora kubonera ku isi, biraturutira indi migisha yose dutegereje kubonera mu biganza byawe, biraturutira irindi sengesho ryose twaba dusabira imbere yawe. Data, ijambo ryawe ryarambwiye ngo se waduhaye Kristo, hari icyo watwimana nawe, waduhaye ikiruta ibindi mwami. Uyu mugoroba tugarutse kubara imigisha, tugarutse kuyivuga mu mazina, twayibara ntitwayirangiza. Twarababariwe, naratsindishirijwe, naremewe, izina ryanjye rirazwi mu ijuru, ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Nagushimira n'Uwiteka Mana Nyiringabo, wankijije byaha byinshi, wacagaguye za ngoyi z'uburyo bwose. Uwiteka Mana Nyiringabo, wakoze ku bice byose bingize, nk'uko ijambo ryawe ritubwira mu Batesaloniki ngo imyuka yacu, ubugingo bwacu n'umubiri wacu birarindwe, byose bitazabaho umugayo ku munsi w'umwami wacu Yesu Kristo. Uko niko ukora mwami w'aba, nta gace ku buzima bwacu udakoraho. Uwiteka we uriho gushimwa. Ndakwingize kugira ngo dufatanye gusenga nshuti y'Imana, nturangare, zamura ijwi ryawe ubari iyo migisha. Hari ibyo utunze abandi barimo basengera, warabyaye kuko wabyaye gutya gusa bigahita bikoreka, cyangwa ukabyara nta mugabo, cyangwa ukabyara utabipanze, wabifashe for granted, tubifata nk'ibisanzwe. Ariko hari abafite isengesho uyu munsi ryo kubyara, warashatse wumva bitabiraho ari bisanzwe, ariko hari abafite isengesho ryo gushaka. Ufite amagara mazima, uyu munsi barimo gusenga ngo barebe ko babyuka ku bitanda byo kwa muganga, barebe ko babaho ubuzima budafata ibinini buri munsi. Dufite impamvu nyinshi zagutera gushima. Uyu munsi warakijijwe, hari bene wacu bakiri mu byaha, hari abo twumvise amagambo ameze kimwe neza mu materaniro, twebwe turarenga turakizwa, bo ntibari bakizwa. Bari iyo migisha, uyibara uko ingana maze bigutere gushima, uyivuge mu mazina, kuko hari umunsi byari amasengesho. Uko uyibara wongera ubwira umwami ngo nibi wabikora, nibi ngutegerejeho wabikora. Uwiteka Mana Nyiringabo, turagushimira mwami w'abami, umutima wongera gushima. Uragushima ko nababariwe, uragushima agakiza nabonye ku buntu, uragushima ko nahindutse umwana w'Imana, uragushima ko wampaye umurimo mwiza wo kuvuga ibyawe. Mbega nari kuba ndimo kuvuga iki? Mbega nari kuba ndi gukora iki? Ariko kukuvuga wowe mugabo mwiza udahemuka, wowe udasaza, wowe udahinduka, ibyo kukuvuga ntibishira. Mwami uko nkuvuga umutima wanjye urahembuka, ubuzima bwanjye burahembuka. Warakoze mwami w'abami, gusanga ndi wo kwizerwa, ukangabira umurimo wawe. Nashyitse, nakwiriye, intege nkeya zinyuzuye, ibyo tubiziranyeho Uwiteka Mana Nyiringabo. Ariko ndagushimira ko boga wahaye kukuvugira mu bihe byanyuma, nanjye wanshizemo
umwanya guhora ku ngoma. Ndagushimira ubwiru bwawe umuntu atabasha gupartaje abandi. Uwitseka we ndagushimira ibyamwe imbere bitabonwa n'abantu bimeze nka rwa rwibutso Yesu wayubatse muri Yorodani bamaze gutambuka. Hari urwibutso rwo hakurya igihe batwaraga amabuye kugira ngo abana babo bazababaze, niba babaza ngo urwibutso n'urwiki, bazababwira ngo igihe kimwe twambutse Yorodani tugenda n'amaguru. Dufite inzibutso twabwira abana bacu, twababwira ko watugaburiye, twababwira ko hari amajoro twaburaraga, twababwira ko hari igihe batagiraga minervare, twababwira ko hari igihe tutagiraga umwenda wo kwambara, twababwira ko hari igihe twari tutarababarirwa turi mu byaha,